kora agakarita ka buri ntego. Uyu mwitozo w'ingenzi nawo ugufasha kongera umuvuduko wo kugera ku ntego zawe. Kora udukarita kamwe ka buri ntego wandikeho ko wayigezeho neza. Urugero, ubu mfite ibiro 80, ndakorera miliyoni n'ibihumbi 500 mu mwaka. Ndavuga icyongereza neza kandi vuba, ndi mu nzu yanjye. Ubyandike mu nyuguti nini zigaragara, udukarita dushyire hafi yawe ahantu hatari kure, maze uko ubyutse ujye unagaha akajisho, ugiye kuryama udusome. Uko usoma intego zawe uko ziguca mu maso uhita wumva wazigezeho. Gira muri wowe ifoto itangaje intego yawe wayigezeho. Girebe nk'ihari kandi ikeye neza bishoboka. Ngaho huza ya foto wifitemo intego nuko wiyumva igihe uzaba wageze ku ntego yawe. Uko utekereza ya modoka nziza ushaka kwitwarira, iyumvisha uko uzaba umerewe, ibyishimo n'umunezero ugitwaye wowe n'umuryango wawe hafi y'amazi, umanura ikirahure ngo uramukanye, ishyiremo ibyo, byishyiremo. Benshi mu bacuruzi bo hejuru bajya bakora uyu mwitozo wo kwibona nk'umucuruzi wa mbere. Bakibona batsindiye ibihembo by'akayabo, bakibona bahagurutswa bakajya imbere gufata ibihembo, imbaga y'abantu bakabakomera amashyi. Nyuma bakanibona babakora mu ntoki babashimira, nuko bakiremamo ku gashema ndetse n'ibyishimo bagira babonye ibihembo. Noneho bagakora kugeza kuko bibaye. Amwe mu mahame akomeye mu kwirema ejo hazaza heza ni ugutekereza cyane utuje. Iri hame rigira riti icyo ubamo ugahoramo kirakura kigakwira isi yawe. Uko utekereza ku ntego yawe ukayivugaho, ukayishushanyaho, ukayikwirakwiza umubiri wawe wose, niko ubwonko bwawe nabwo bukora buzana ya ntego kuri wowe, maze nawe bukakuganisha kuri yo. Ikintu cyose gihora mu mutwe wawe ukibazaho buri munsi ushobora kukigeraho nta kabuza. Ubushobozi bwo gutekereza ku kintu utuje bubyutsa imbaraga zo kukigeraho. Uko usobanukirwa intego zawe niko ukaza imbaraga z'ubwonko, ari nako ukurura imbaraga z'ibidukikije mu kuzana ibyiza byose bikakubaho. Ukurura amahirwe y'igitangaza byose bikagushobokera, ari byo abandi bita umugisha. Ubwabyo kuba urimo no kumva inyigisho zikubiye muri iki gitabo nta gushidikanya bageze ku 10% cyangwa se 5% bariho abo twakwita abanyempano 10. Uri umwe mu ndashyikirwa ahari n'ubwo waba utabizi. Kuba wabashije gukurikirana inyigisho ziri muri iki gitabo ukagera ahangaha, winjiye mu rwego rudasanzwe ku bwawe. Ni ukuvuga ko wamaze kwinjira mu rugaga rw'abanyentsinzi. Ntiwite ku kuri cyangwa se ibyo utunze, ahubwo wite ku ugana gusa. Uko ushikamye ku buzima bwawe n'ejo hazaza hawe, ukagena indangagaciro zawe, indoto zawe, icyo ugamije n'intego zawe, icyo ubwacyo ni ikimenyetso cy'uko uzahugana mu myaka yawe iri imbere. Nukomereza aho uzagera ku bintu byinshi bidasanzwe, kandi mu by'ukuri nta kizagukoma mu nkokora. Bidatinze uzahinduka ikirangirire nk'umunyamugisha aho uri. Reka tuvuge rero ku mwitozo icyo wakora ubu. Subiza amaso inyuma urebe ibyo wagezeho, wandike uruhurirane rw'ibintu byakubayeho byose kubwo kutiheba. Ese ni gute watuma byongera kukubaho? Gena indoto cyangwa se intumbero yawe ku buryo ushaka kubaho ejo hazaza. Ese ubuzima bwawe ni nta makemwa muri byose? Wumva bwaba bumeze gute? Wifuza ko bwaba busa gute? Icara hamwe wandike urutonde rw'inzozi zawe, wishyiremo ko byose ubifite. Wishyiremo ko ufite igihe, ubushobozi ndetse n'amafaranga. Wakwifuza iki mu by'ukuri? Kora urutonde rw'intego 10 wifuza kugeraho mu mwaka umwe cyangwa 2, uzandike mu ndage nk'aho wazigezeho by'ukuri. Hitamo intego imwe ihatse izindi mu kugira icyo ihindura ku buzima bwawe uramutse uyigezeho. Iyo bari ugira yibanze maze uyitekerezaho buri munsi. Kora imbata yuko wagera kuri iyo ntego nyamukuru, ushyireho igihe ntarengwa, ibipimo n'ibyihutirwa. Hita utangira igikorwa kigana ku ntego yawe, ujye ugira icyo ukora buri munsi kigana kuri yo kandi wiyemeze kutazava kuyizima. Ihame rya 3: ubumenyi ni imbaraga zikomeye. Muri Bibiliya ibice 3 umurongo wa 13 kugeza kwa 15 baragira bati: hahirwa umuntu w'umunyabwenge akiyungura kujijuka. Ubwenge burusha agaciro ifeza n'izahabu, buruta kura amasara bengerana, mbese ntako busa. Muri iki gihe turimo hari isiganwa rikomeye cyane kandi nawe urimo. Ikibazo nicyo kumenya niba uzatsinda cyangwa se uzatsindwa. Ibi ni wowe ugomba kubimenya. Amahirwe ugira cyangwa se ufite ubu nuko abantu benshi batazi ko bari mu irushanwa. Benshi basa naho barimo kwitemberera gusa, nta kintu na kimwe bazi ku irushanwa ririmo kubera muri iyi si dutuye. Yewe bamwe muri bo nta nubwo babona yuko kuritsinda bibafitiye akamaro. Kugira ngo dusobanure ibi ngibi neza, twakwifashisha inkuru ifite aho ihuriye n'ubuzima bw'inyamaswa muri pariki y'Akagera.
Muri iyi pariki y'Akagera isha murayizi ni inyamaswa irabyuka, ariko ibizi neza ko kugira ngo uwo munsi idapfa ari uko igomba kugira ubushobozi bwo kwiruka ikaba yasiga intare isumba izindi mu kwiruka. Intare nayo ku rundi ruhande ni uko biba bimeze. Kugira ngo uwo munsi ibashe kurya igomba kugira ubushobozi bwo kwiruka ikaba yasiga isha nayo isumba izindi mu kwiruka. Isomo twakura muri iyi nkuru ni uko waba wibonamo kuri isha, waba wibonamo kuri intare, byaba byiza kumenya ko nibucya ugomba kuba urimo kwiruka. Jyana n'isi aho ibintu byose bishingiye mu kumenya amakuru, information. Dukurikije amateka yaranze isi yacu nk'uko yagiye yandikwa, byafashe imyaka igera ku 6,000 kugira ngo abantu bave mu buzima bushingiye ku buhinzi gusa maze binjire mu bihe by'inganda bizwi ko byatangiye mu mwaka w'1815. Ndabizi neza ko abantu benshi mu gihugu cyacu batajya batekereza kuri bene ibi bihe. Abenshi bafata umwanya batekereza ku bintu bigezweho ubu gusa. Mu mwaka w'1950 abenshi mu bakozi bakomoka mu bihugu byateye imbere bakoraga mu nganda. Ariko mu gihe kitari kinini cyane ibihe by'inganda byaje kurangira maze duhita twinjira mu bihe byo gutanga serivisi nk'akazi. Abantu batangaga serivisi babaye benshi kurusha abakozi bo mu nganda. Mu mpera z'umwaka w'1980 mbese nyuma y'imyaka nka 20 ibihe byo gutanga za serivisi nk'abakozi byatangiye guhinduka, abantu bagenda babivamo maze binjira mu bihe by'imenyekanisha amakuru. Muri iki gice cyo gushaka amakuru no kuyatunganya habarizwagamo abakozi benshi barutaga bo mu kindi gice icyo ari cyo cyose. Ubu muri iki kinyejana cya 21 turimo ni ikinyejana cy'itumanaho. Ubu hari abantu benshi bakora muri iki gice cyo gutanga amakuru ajyanye n'imyidagaduro, ibitekerezo ndetse n'uburezi. Aba bantu rero nabo bararuta abakora mu kindi gice icyo ari cyo cyose. Reba nawe, isi ishingiye ku buzima bwo guhinga yamaze imyaka 6,000. Isi ishingiye ku nganda yamaze imyaka 150. Naho ibihe byo gutanga serivisi byamaze imyaka 20. Ibihe by'isi ishingiye ku itangazamakuru nabyo byamaze imyaka 20. Ubu ngubu tugeze mu isi ishingiye ku itumanaho. Twavuye ku gukoresha imbaraga z'umubiri dutangira gukoresha imbaraga z'ibitekerezo. Twavuye mu gushyira ingufu mu gukora ibintu bigenda, ahubwo dushyira ingufu mu gushakisha ibitekerezo no gushyira mu bikorwa ibyo bitekerezo kandi twongera n'ubumenyi. Mu gihe cyose uzaba uri kuri iyi si, ubumenyi bwawe buzagaragarira mu kazi ukora ndetse n'ubushobozi bwawe mu kubisangiza abandi. Ibi kandi akaba ari byo bigaragaza agaciro k'ibyo ukora, amafaranga uzaronka ndetse n'uko ubuzima bwawe buzamera. Dukurikije ihame rikoreshwa muri za mudasobwa, mu bushobozi bwo gutunganya amakuru yinjijwe muri mudasobwa bwikuba 2 buri mezi 18. Ibi bijyana n'uko ikiguzi cy'ibikenerwa kugira ngo bikorwe kigabanukaho 50%. Mu by'ukuri uku ni ukwiyongera kudasanzwe mu rwego rw'imikorere muri iki gice. Iyo haba harabayeho iterambere nk'iri mu byerekeranye n'imodoka za Toyota Rix, imwe nshya yagura $2,000 igakoresha ijerekani ya litiro 20 ya gaze ku birometero 700, bivuga ko imodoka yakoresha litiro imwe gusa ku birometero 35, kandi mu isaha imwe ikaba yagenda ibirometero 500. Mu by'ukuri imodoka nshyashya ya Lexus ikoresha ibintu bijyanye na mudasobwa cyane kurusha Apollo 13. Iyi yari igezweho kurusha izindi zakoreshwaga mu kujya mu kwezi mu gihe cyazo. Ubu ngubu mu bijyanye no gukora imodoka amafaranga menshi atangwa mu bya electronique, ubumenyi ndetse n'ikoranabuhanga bikoreshwa kugira ngo iyo modoka igende. Nta wita ku by'ikizu cyangwa se kino gikarakasi kigize inyuma. Ibihe bishingiye ku makuru twabigezemo twihuta cyane kandi dufata ubumenyi nk'inkomoko ikomeye cyane y'agaciro. Ariko ibigo byinshi bikomeye ntibirabasha kugera kuri ubu bumenyi cyangwa se ngo bagere aho abandi bageze. Iyi ni imbogamizi ikomeye cyane mu bihe byacu kandi ni n'amahirwe cyangwa se opportunité kuri twe. Agakeregeshwa. Ikintu bita gushaka agakeregeshwa ni kimwe mu bitekerezo bikomeye byo mu kinyejana cya 20. Umuntu ashobora kukurusha akantu gato cyane hanyuma akagera ku bintu byinshi cyane wowe utageraho. Reka dufate urugero. Mu masiganwa y'indogobe, indogobe imwe ishobora gusiga indi, ariko wakwitegereza neza ugasanga izuru ryayo ari ryo ryaje imbere. Ugasanga ikirushije ni izuru ryonyine. Iyo bagiye gutanga ibihembo, ya ndogobe yabanje izuru imwe yabaye iya mbere ihembwa inshuro 10 kurusha yabaye iya kabiri. Ese ibi bishatse kuvuga ko iyo ndogobe yabaye iya mbere yiruka cyane inshuro 10 kurusha yabaye iya kabiri? Yaba se byibuze yikubye kabiri mu kwiruka? Ese iyo yabaye iya kabiri yo yaba yiruka 10% ugereranyije n'umuvuduko w'iya mbere? Igisubizo ni oya. Indogobe yabaye iya mbere iba yasize yabaye iya kabiri akantu gato cyane,
ariko aka kantu gato niko gatuma ikuba inshuro 10 yabaye iya kabiri mu bihembo. Iyo ikigo runaka cy'ubucuruzi kibonye aho gucuruza serivisi zacyo ku isoko, twese turabizi yuko bisaba ipiganwa, kenshi uzasanga ari akantu gato cyane barushije ikigo kitabashije kubigeraho. Ariko uzasanga gicuruje 100%, cyungutse 100%, cyangwa se n'uwo bacururije abonye agahimbaza musyi 100%. Ese twavuga ko iki kigo cyagize gutya kikabonera isoko cyaba gikora neza kurusha igitarabashije kubona ayo mahirwe? Ese uyu muntu wagize uruhare mu kubonera isoko twavuga yuko akora neza cyane kurusha uturuka muri kiriya kigo kitagize aya mahirwe? Igisubizo naho ni oya. Icyo bakoze gusa ni ugushaka agakeregeshwa bituma bagaragaza itandukaniro. Ushobora kuba ari akantu gato cyane urusha abamukeba bawe, bigatuma hari agakeregeshwa ugaragaza maze ukabakuramo. Ibi ngibi ni ukuzana ibitekerezo bishya ukanabishyira mu bikorwa vuba cyane kurusha abo muhatanye. Aha honyine niho ushobora kubona inyungu irambye mu ipiganwa. Ubwishingizi bw'akazi mu buzima bwawe bwose. Muri iki gihe hari ibintu byinshi bivugwa ku bijyanye n'icyizere gike cyo kuguma mu kazi. Haba mu bihe bibi, haba mu bihe byiza, abantu ibihumbi n'ibihumbi birukanwa mu kazi kabo buri kwezi. Biragaragara kandi ko irirukanwa ry'ikivunge cy'abantu rizakomeza buri mwaka kugeza igihe kitazwi. Impinduka za hato na hato mu bijyanye n'ubumenyi n'amakuru birimo gutuma havuka ibicuruzwa bishya na serivisi nshya. Ibi rero biratuma ibicuruzwa na za serivisi byari bisanzwe bihinduka karahanyuze. Iyo ibikenewe n'abaguzi bihindutse, abantu bihutira kujya mu mirimo izatanga ibyo abakiriya bakeneye bitandukanye n'ibyo bahoraga bashaka kugura. Ubwenge bwa muntu bwikuba inshuro 2 hagati y'imyaka 2 n'5. Ibi bishatse kuvuga ko ushobora gufata ubumenyi bw'abantu butandukanye, amategeko yabo, abari bo n'ibihugu bakomokamo, hanyuma ukabushyira mu mufungo munini. Mu myaka 3 uhereye none habaho undi mufungo mushya w'ubumenyi bushya iruhande. Uwo mufungo ushobora kuba ungana n'uwa mbere cyangwa se uwuruta. Uko ibihe bigenda ubumenyi bugenda bwikuba. Ibi rero bituma habaho iterambere ryabwo kuko hagenda havuka ubundi. Ubumenyi bwose bwavutse bugenda bwiyunga ku bundi maze hakavuka ubundi bwinshi. Ubumenyi ntabwo bwiyongera mu buryo bw'igiteranyo, ahubwo bwiyongera mu buryo bwo kwibaruka. Bivuze ko buri kimwe kigenda kibyara bityo ugasanga bwiyongereye vuba vuba. Mu bihe bizaza muri iki kinyejana cya 21 ubumenyi bwa muntu mu bintu bimwe na bimwe buzajya bwikuba inshuro 2 buri mwaka. Kubikwerekeyeho rero bishatse kuvuga ko muri iki gihe ubumenyi bwawe bwakagombye kwikuba inshuro 2 hagati y'imyaka 2 n'5. Ibyo bikaba kugira ngo ugume ku ntera wari uriho mu bushobozi, mu byo kwinjiza ndetse no mu byo ukoramo. Igihe cyose ubumenyi bwawe buzaba butiyongera ku muvuduko umwe naho ubumenyi mu bijyanye n'ibyo ukoramo bugeze, uzahura n'ingorane zikomeye cyane kubera ko uzasigara umeze nka karahanyuze. Impamvu nyamukuru ituma abantu birukanwa mu mirimo yabo nuko ibigo byinshi bikeneye ubumenyi n'ubuhanga bigezweho. Bityo rero ibyo bigo bihora bikeneye abantu bafite ubumenyi bugezweho kandi bwihariye. Mu gihe ibigo byinshi biba byafashe gahunda yo kwirukana ibihumbi by'abakozi, usanga hari ibindi bigo birimo kwinjiza ibihumbi by'abantu mu myanya itandukanye n'ubumenyi butandukanye kandi bakora akazi gatandukanye. Reka tuvuge ku itegeko ryo kwigaragaza. Iri tegeko rishobora gutuma uhirwa ndetse rikagufasha kugera kuri byinshi kurusha umuntu usanzwe. Iri tegeko rigira riti: mu itsinda ry'abantu runaka urusha abandi kumva neza agafata ndetse agakoresha neza igice kinini cy'amakuru ahari, birangira ari urusha abandi muri iryo tsinda. Mu yandi magambo, iri tegeko rivuga ko iyo ufite ubumenyi n'ubunararibonye bihuje neza n'ibyo ikigo cyawe gikeneye, biguhesha ubushobozi bwo kugera ku nshingano zacyo ndetse no guhirwa. Yaba ubushobozi, yaba umwanya umuntu arimo, yaba kuvuga rikijyana, yaba kwigaragaza kurusha abandi, byose usanga umuntu abigeraho bitewe n'uko yagize ubumenyi kandi akabukoresha nyabyo mu nyungu za bose. Ubumenyi n'ubunararibonye biguha ubushobozi bwo kwisobanurira ibintu bishya bibaye. Uko ugenda ubyisobanurira rero ni nako ugenda ufata ibyemezo ku buryo bwihuse kandi ukamenya icyo ugomba gukora niba habaye ibintu runaka. Umuntu ufite ubushobozi bwo kwisobanurira ibintu niwe uzahora ku isonga mu kigo akanagira n'agaciro. Uko ubona ibintu n'ibyo ukora biba bifite agaciro gakomeye cyane bikanagenderwaho n'abandi hafi n'ikigo cyose kurusha undi muntu uwo ari we wese. Guma ku isonga witezuka. Dufata urugero, abacuruzi bakomeye bahora buri gihe bakomeye, imyaka igashira n'indi gataha. Nta handi bituruka usibye kuba biba byarabatwaye ibyumweru, amezi ndetse n'imyaka myinshi kugira ngo ubumenyi n'ubuhanga byiyongere, cyane cyane mu byo gucuruza, kugurisha ibicuruzwa ndetse na serivisi zabo ku bakiriya b'imena.
Ibi bituma nk'uko bigenda mu gusiganwa ku magare, uko isiganwa rigenda rikomeza niko uwasize abandi agenda yongera intera. Abacuruzi bakomeye banikira ba mukeba babo kubera ko baba bazi kureba, bakiga, bakamenya ibintu byose binyuranye byo mu bucuruzi uko biteye. Ibi bibafasha kumenya aho bashobora kugurisha ibicuruzwa byabo vuba vuba. Aba bacuruzi kandi bamenya icyo bavuga n'icyo bakora ku gihe kugira ngo bagume bongera ubucuruzi bwabo, bityo bagakomeza gucuruza. Uko bagenda bacuruza niko bahinduka inararibonye. Ubumenyi bw'uko isoko rihagaze, ubumenyi bw'amafaranga bungukira abandi, ubumenyi bw'uko ubukungu buhagaze ndetse n'ibindi. Ntukibwire ko wageze iyo ujya. Uko ubumenyi mu bijyanye n'ubumenyi bwawe bugenda bwiyongera, ni nako usanga ngo bugenda buta agaciro ku muvuduko utarigeze ubaho. Reka tuvuge ko uramutse ugize nk'urugendo cyangwa se uruzinduko ukajya ahantu hatandukanye muri iyi si. Iyo ugarutse ushobora gusanga 30 cyangwa se 40 cyangwa se 50% by'ubumenyi wari ufite, kandi ari nabyo byagwesheje umushahara w'urwego wari uriho bitakigezweho. Birashoboka yuko waza ukanahera kuri zero, maze ubucuruzi cyangwa se ikigo cyawe kikazima. Mu bice bimwe na bimwe by'ubumenyi, ubumenyi butagaciro byihuse mu buryo butandukanye. Dufata urugero, ubumenyi mu by'amateka n'ibyerekeye amasomero, ari nabwo bumenyi budakunze guhinduka, bishobora gufata hagati y'imyaka 10 na 20 cyangwa se igihe kirekire kugira ngo bube bwataye agaciro. Ubumenyi bw'abantu bacuruza imigabane ku masoko, ubumenyi bw'ibiciro bushobora guta agaciro mu minsi mike ndetse no mu masaha. Mu rwego rwa politiki cyangwa se mu rwego rw'ubukungu hashobora kubaho ikintu gituma ibyavuye mu matora bita agaciro mu ijoro rimwe, maze bagatora bwa kabiri. Ntabwo ushobora kugira ejo hazaza heza udahatanye. Niba ushaka guhirwa, ugomba guhora wibuka ko ugomba guhatana kugira ngo uzagire ejo hazaza heza. Gushaka ejo hazaza heza ntabwo ari uguhera mu magambo gusa cyangwa se guhera mu bintu uzakora gusa. Ugomba gukora ibintu byawe kandi ukabikora neza. Umuntu wikebuka akareba neza uburyo ashobora kugera ku byo yifuza, niwe muntu ushobora kugira ejo hazaza heza. Abandi bantu bishobokera ni abagerageza kongera ubumenyi basanganywe buri munsi. Hari umugani kera bajyaga baca batubariye ni urya. Ikigaragara ni uko muri iki gihe irushanwa ridahuje abatunze byinshi n'abatunze bike, ahubwo ni irushanwa rihuje abafite ubumenyi bwinshi n'abafite buke. Itandukaniro mu bijyanye n'ibyo abantu binjiza riterwa n'uko hari abantu bahora bongera ubumenyi bwabo n'abandi batajya babikora. Kugira ngo umuntu atere imbere mu bukungu vuba vuba, agomba kwibuka ko kongera ubumenyi ari ngombwa kugira ngo yongere ibyo yinjiza. Ntugomba guhora huru uyu munsi wa none gusa. Amahitamo ni ayawe. Niba ushaka kongera ingano y'ibyo winjiza cyangwa se ubona, ugomba guhora ushaka amakuru mashya, ugahora ushaka ibitekerezo ndetse n'ubwenge ushobora gukoresha kugira ngo uzane akarusho mu kigo cyawe cyangwa se ku baguzi bawe. Ubumenyi ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bakunze kuvuga ko ubumenyi ari ikintu gikomeye cyane, ariko mu by'ukuri ubumenyi bukoreshejwe nibwo bukomeye cyane. Ubumenyi umuntu akoresheje akagera ku kintu gishobora kugurwa n'imbaraga zikomeye cyane mu bukungu bwa none. Ni gute wamenya ko ubumenyi runaka bufite agaciro? Biroroshye. Ubumenyi bufite agaciro ni ubukongerera ubushobozi bwo kugera ku kintu gifitiye abandi akamaro. Ibi ntago bishoboka iyo ubumenyi bupfuye. Hari ubumenyi bwinshi nyabwo bidasubirwaho bwigishwa muri za kaminuza, ariko ubu bumenyi ntacyo bushobora kumarira umuntu hanze aha kubera ko budashobora gutanga ikintu umuntu ashobora kugura. Ubu ikibazo nyamukuru gikomera abanyeshuri barangiza muri za kaminuza ni uko bababazwa no kuba bamara imyaka 3 cyangwa 4 biga ibintu bitagize icyo bivuze, bizwi nabo gusa. Nta mukoresha ukeneye guha akazi umuntu wize arikeoloji, ibi bijyanye n'ubumenyi bwiga amateka y'ibintu bagendeye ku bisigazwa. Nta mukoresha nanone ukeneye guha akazi umuntu wize anthropology. Anthropology ni ubumenyi bwiga abantu, inkomoko yabo, imico yabo, imyemerere yabo ndetse n'ibindi. Iyo niyo mpamvu rero usanga abanyeshuri hafi 80% barangiza muri za kaminuza baba bakora ibitajyanye n'ibyo bize, bakabikora nibura mu myaka 2 nyuma y'uko barangije kwiga, ariko biza kurangira babonye ikintu bakora kigirira n'abandi akamaro. Jyukubitira hose. Nk'uko umwanditsi yabivuze muri iki gitabo agitangira, mu mutwe we ngo harimo ikintu kimwe gusa, harimo gusoma. Kuva akiri muto yakundaga gusoma, nuko amaze gukura yiziritse cyane ku bitabo ndetse no kwiga. Ati uko imyaka yagiye igenda nabonaga nshobora kuzahirwa mu byo nari ndimo nk'umuntu watangiriye ku busa, akishakira inzira ngo atere imbere kubera gukunda kwiga no kwiteza imbere. Rimwe mu mahame ashobora gutuma umuntu atera imbere ni ririkurikira: ikintu cyose ukeneye kwiga ushobora kukiga iyo cyagufasha kugera ku ntego wihaye. Iri ni rimwe mu mahame akomeye ashobora gutuma umuntu ahirwa.
Dukurikije iri hame rero twavuga ko nta murongo ntarengwa uhari ku bijyanye n'ibyo umuntu ashobora kugeraho. Iyo uzi neza intego ushaka kugeraho ugomba gushakisha ubumenyi uzakenera kugira ngo ibyo bishoboke. Nta kabuza ubigeraho iyo wize ibyo ukeneye kwiga kandi warangiza ukabishyira no mu bikorwa. Tekereza nawe ushobora gutangira ku busa ariko kubera ko ufite ugushaka gukomeye ko kugira icyo ugeraho wifashishije kwiga no kwiteza imbere, ukiga icyo ukeneye kwiga kugira ngo ugere ku ntego wiyemeje. Ushobora gutangirira ku busa. Uyu munsi hari abantu benshi muri iyi si bahereye ku busa ariko ubu bakaba barateye imbere mu buzima bwabo. Nta gihe kinini kirashira nsangiye ifunguro rya nimugoroba n'inshuti yanjye ikomoka mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu ni umwanditsi uvuga. Uyu muvandimwe yari amaze imyaka 10 avuye iwabo mu mujyi wa Nanjing, aho yari yaremerewe kujya kwiga ibijyanye n'ubwenjeniyeri mu gihugu cya Swede. Namubajije icyo akora maze ambwira ko yakoraga ubucuruzi mu bijyanye n'ibiryo by'abana. Ubwo nyine aho kanya nahise ntagira gutekereza ku binyampeke ndetse n'amata y'ifu y'abana. Mbese natekereza kuri bwa bucuruzi buciriritse. Namubajije uko ubucuruzi bwe buhagaze nuko ambwira ko bigenda cyane kandi ko bizarushaho kuba byiza mu gihe kizaza. Mu kinyabupfura cyinshi namubajije uko ubucuruzi bwe bungana. Yambwiye ko bari bageze ku kigero cyo gucuruza bakarenza miliyoni 100 z'amakuloni yo mu gihugu cya Swede. Ikurone rimwe rya Swede ringana n'amafaranga y'u Rwanda 90. Ayo mafaranga yose bakaba barayinjizaga mu gihe cy'umwaka umwe. Yambwiye kandi ko bari bafite abakozi barenze 100. Muri ubwo bucuruzi bw'ibiryo by'abana byagaragaye ko yashaka kuvuga amata y'abana ndetse n'amavuta bisiga. We n'abandi bantu babiri bafatanyaga nawe bakomoka mu gihugu cya Swede nibo banyiri icyo kigo. Hari hashize imyaka 10 ageze i Burayi, ariga akomeza kongera ubumenyi bwe. Ubwo nibwo yaje gutangira ubucuruzi, atangiza ikigo gifite igishoro kigeze kuri miliyari akoresheje ubwenge bwe no gukomeza umutsi. Abanyamerika nka Steve Jobs nabo nuko byabagendekeye igihe batangiraga gushinga Apple. Aba igitekerezo bakigize bari mu igaraje. Mu mateka umuntu wahiriwe cyane n'umunyamerika witwa Bill Gates. Uyu yatangiye Microsoft ahereye ku gitekerezo we n'undi mugabo bita Paul Allen bigeze kugira bakiri muri kaminuza. Yarakomeje agera haba umukire wa mbere ku isi utunze amamiliyari n'amamiliyari kandi ari ubyigejejeho akoresheje ubwonko bwe gusa. Umunyaswede witwa Campbell we yatangiye acuruza amakaramu, amakaye n'ibibiriti none bagezehe ni umukire. Urumva ko nawe ibyo bagezeho ushobora kubigeraho bishatse. Icyangombwa ni ubushake si amafaranga.